Nguyu umukobwa umaze iminsi azenguruka urusengero basengamo Satani, TST, The Satanic Temple, urusengero batizera ko haba Imana imwe rukumbi, bakoresha Satani nk'ikimenyetso cy'ukwishyira ukizana, hashishikariwe gutuma abantu bibohora, ariko kandi abantu bakagira ubutabera. Uyu mukobwa yihuriye na Satani ubwe. Nitwa Samuel Mugisha, amenya byinshi kubera mu isi wigiramo amasomo y'ubuzima. Iyo niyo ntego y'ibiganiro tukugezaho hano. Niba wifuza kujya wiga amasomo y'ubuzima, kora subscribe nonaha. Niba utarayikora, ntuzajya uracikwa n'ibiganiro byacu mu gihe kizaza. Ikaze. Ni ibiki bibera mu isi? Yagiye agaragara ari kumwe n'uwashinze uru rusengero. Ni umukobwa yagaragaye yicaye ku ntebe igizwe n'ikigomana kigizwe n'umutwe w'ihene. Yagaragaye ku rubuga nka TikTok akoresha avuga ko yabaye uwa shitani kuva umunsi yahuye na Baphomet. Uyu Baphomet ababizi neza nicyo kimenyetso bizwi neza ko ari ikimenyetso cya shitani, inyamaswa y'umutwe w'ihene. Uru rusengero byaba bisaba iki ngo ube umuyoboke warwo? Ubasabye gusengerayo babyemera? Uru rusengero benshi barwitiranya n'urusengero rwa Satani rwa nyarwo rwashinzwe mbere, nyamara ni abizera basa n'abafite filozofi cyangwa se uburyo bumvamo ibintu butandukanye. Basenga nde? Amategeko yabo ni ayahe? Satanic Temple, urusengero rwa Satani, ntabwo basingiza imbaraga izo arizo zose zidasanzwe z'ubumana. Ntabwo ubugingo bwabo babugenera umwe mu Mana cyangwa se Satani, bitandukanye nuko benshi babitekereza ko bizera Satani. Bo ahubwo aho kwizera Satani bizera ko Imana ubwayo itabaho, kandi ko bakwerekana gihamya ko ntayo koko, ko nta Mana ibaho. Niko bavuga iyo bari gushaka abayoboke. Ibi ntibyaba ari ukwijijisha? Ni ibiki bibera mu isi dutuye? Satani ubwe bamufata nk'umuntu ugaragaza ukwibohora by'iteka, kubohora ubugingo. Nushaka ubyumve gutyo, Satani bemera ko ari umugabo wanga gutegekwa n'undi muntu cyangwa se n'umuntu umwe. Ibi bintu byanyu mujya mwumva ngo mwizera Imana imwe, Yesu Kristo ni umwami w'abami. Ibyo ngibyo nibyo badashaka. Imyizerere yabo iyobowe n'amahame akurikira. Ihame rya mbere: buri wese agomba kwitwara mu buryo bwuje amarangamutima kandi akagirira impuhwe ibiremwa byose biba ku isi. Ubutabera ni ikintu kiri ngombwa, kigomba no kuza hejuru y'amategeko kandi n'ibigo birenze byo mu isi. Umubiri w'umuntu ni ntavogerwa, ni nyirawo ureba, agomba kuwukoresha ibyo ashaka. Ukwishyira ukizana kw'abandi kugomba kubahwa, harimo no kwishyira ukizana mu kubangamira abandi cyangwa se kuvuga ibitagenda neza, birimo no kwica amategeko. Wibuka amategeko y'Imana 10, nyamara barajijisha we. Ntangiye kwikangamo. Biramutse bikozwe ku bushake, ukinjira cyangwa se ukabangamira uburenganzira no kwishyira ukizana kw'abandi, icyo gihe ni ugutakaza ubwawe nawe. Imyizerere ngo igomba kujyana n'uko umuntu yumva n'uko asobanura isi. Nta muntu n'umwe wemerewe gutesha agaciro ibihamya bya siyanse cyangwa se ubumenyi bugezweho agamije kwisanisha n'imyemerere y'abandi. Mwumvise iby'uko twavuye mu ngagi nk'abantu ko tutaremwe, nuko nguko siyanse bivuga. Ntabwo ugomba kubivuguruza rero. Ihame rya 8: abantu barakosa. Niba umwe yakoze ikosa, agomba gukura uko ashoboye, akiyunga n'uwakoserejwe kandi akavanaho uburibwe yateje. Mbega idini ryiza, akakunda gakunze. Buri tegeko muri aya ni umusingi kandi akozwe ku buryo atuma andi ashyirwa mu bikorwa no mu bitekerezo. Urukundo, ubwenge, ubutabera, buri gihe bigomba kuza imbere y'amagambo yanditse cyangwa se avugwa n'abandi. Aha ngiye nafata urugero nka Bibiliya. Ibi byose dusomye dore uko byatangiye. Uru rusengero rwashinzwe mu 2013, rushingwa n'abantu babiri biyitaga amazina atari ayabo ya nyayo, Lucio Grive ndetse na Malcolm Jali. Barushinze nyuma y'icyo abarushinze bise ukwinjiza indangagaciro za gikristo muri leta n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyicaro cyaryo kiba i Salem muri Massachusetts. Dore uko basenga. Uru rusengero nta mugenzo n'umwe rugira, nka kumwe dusoma misa bihoraho buri cyumweru. Imigenzo yose bakora bayikora nk'ikimenyetso cyo guteza imbere ukwibohora cyangwa se ukwiyobora kwa muntu ku giti cye, kwiteza imbere mu buryo bw'ubuzima, ariko kandi no kwiyegereza amategeko y'urusengero.
aho kubikoresha bagamije gusingiza Satani, niko bavuga. Nta buryo bumwe bwizewe bwiza buzwi bakoresha mu migenzo, gusa nanone buri muyoboke warwo ni urusengero. Hari bimwe mu bintu aba agomba gukora. Kwikuraho umubatizo. Iki ni igikorwa cyo kwikuraho byose twaturiweho turi mu bwana. Umugenzo wo kurimbura. Bafata ikintu kigaragazwa nk'ikimenyetso cy'ububabare n'uburibwe bacamo mu buzima bwabo bakagisenya. Black Mass ni nka Noheri y'umukara. Abayoboke b'iri dini barawizihiza kandi bakishimira icyitwa blaspheme, igaragara nk'ikimenyetso cy'ubwigenge bw'umuntu ku giti cye ndetse no kwishyira ukizana. Umugenzo wa defiance yimeze nk'igitambo, gusa ni byiza kwibuka ko muri urusengero nta bitambo by'abantu cyangwa se inyamaswa bitambwa cyangwa se ngo biterwe uburibwe. Barabyemera nta gahato kandi bagasubizwamo imbaraga nabyo. Quid pro quo, this for that. Nuko nkuko babyizera, ndaguha iki umpereze kiriya, gutanga ibitambo. Reka tuvuge kuri Baphomet, iki kigwamana basenga cy'isura y'ihene. Ngiki kintu gikoreshwa muri urusengero gusa kibeshwaho n'abantu benshi. Kugira wumve neza impamvu gikoreshwa, birasaba kubanza ko twumva amateka yacyo no gusobanukirwa ngo ni gute muri urusengero bagifata. Ishusho bagiha, dore uko cyicaye, intoki zacyo zihora zireba hejuru. Izina ni Baphomet. Ni izina ryatangiye kuvugwa cyane mu kinyejana cya 14 mu bwami bw'abatemplare. Iki gihe babashinjaga kuba basenga ibimana by'ubu bwoko. Abantu uyu munsi bemeza ko ibi byaro kudasobanukirwa neza cyane uwitwa Muhammad, Imana imuha amahoro n'umugisha, mu idini rya Islam. Uko byaje kurangira, ishusho y'uyu munsi ya Baphomet ni ihene hasi imeze nk'umuntu, ifite amababa abiri, ni ikinyabibiri, ubwo ni ingore ikaba n'ingabo icyarimwe. Ishusho yakozwe mu 1856 n'umuhanga mu by'umwuka Eliphas Levi. Ashushanya Baphomet. Iki gihe ne mureba yakise umunzani w'abagore n'abagabo, uburinganire hagati y'inyamaswa n'abantu, uburinganire hagati y'ikiza n'ikibi, ikimenyetso cyo kumva ibintu ukubiri kandi no gushyira rubanda ku murongo. The Satanic Temple, urusengero rwa Satani. Rero baje gukoresha Baphomet nk'ikimenyetso cyabo gute? Nuko baje kwanga gukoresha Baphomet nk'imana imwe rukumbi basenga, ahubwo nk'ikimenyetso kibitsa amahame yabo uko bakibona. Iki kinyamaswa gifite ibitsina bibiri, gifite umutwe w'ihene, hasi kikaba umuntu. Ibintu bifatwa nk'ukwemera ubwubahane mu bantu badahuje imyemerere, kwemera itandukaniro ndetse no kwanga abishyira hejuru. Muri uru rusengero igishushanyo cya Baphomet nibura gipima metero imwe irenga y'uburebure, gipima amapaundi 3000 by'uburemere, kikagira utwana tubiri tukireba mu maso duseka. Iyo shusho ni ishusho igamije gukwiza urukundo hose ndetse no kwita ku banyantege nkeya. Bitandukanye nuko Baphomet mamufata kubabaza abandi. Satani nuko twamubwiwe. Ahanini urusengero rwa Satani rushingiye kuri politike. Bakoze iki gishushanyo mu kwanga no kutemera gushyirwa kw'amategeko 10 nko mu mijyi imwe n'imwe twabivuze kare. Baje bavuga ko niba idini rimwe ribyemerewe, ubwo n'andi madini nk'irya Satani nyine rigomba kwemererwa ibyo ngibyo, gushyiraho amategeko yayo bakayoboka abandi. Byose babikora mu izina ryo gutandukanya urusengero na leta ngo bye kwivanga, kandi bagasaba ko bahusugire bw'andi madini ndetse n'ukwemera gutandukanye. Igishushanyo kigaragaza imbaraga bashyira mu kurwanira ukwishyira ukwizana kw'abandi ndetse n'ibyo bemera, ngewe nawe, ukurwanya ibyo abandi babona nko kwishyira hejuru kw'abakristo imbere ya za leta z'ibihugu. Muri make, uru ni urusengero rwa Satani. Iki kigomana Baphomet cyabo ntabwo ari icyo kuramya cyangwa se kuramwa nka Satani, ahubwo ni ikimenyetso kirangajwe imbere n'urukundo, kubahana, ubutabera ndetse no kwishyira ukizana, aho gutegekwa n'imbaraga zimwe twese tukayoboka. None uzajya kwiyandikisha ryari muri uru rusengero? Uzahura ryari na Satani ubwe mwenyewe ngo mwibonanire? Nujyayo uzambwire. Mwakoze kudukurikira, turasoje. Hano tukugezaho ibiganiro by'ubwenge, inkuru zigezweho n'amasomo y'ubuzima, tumenya byinshi kubera mu isi. Niba tukiri kumwe wakoze ikiganiro,
manuka munsi y'iyi video ukore subscribe niba utarayikora, andika ijambo rigira riti duhereza ibindi, nanjye ndashyiramo agatege ndusheho kubahereza ibiganiro byinshi nanabashakira byinshi bibera mu isi. Ntibagirwe guhereza ikiganiro like unagisangiza abandi kugira kigiye ku bantu benshi. Nitwa Samuel Mugisha, ndabakunda mwebwe mushyigikira. Tuzajya mu rusengero ryari muzambwire.